Hot News ikaba ariyo ikomeje gukurikira umunsi ku munsi, icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu hano kuri Hot News ajya kugeraho umunsi ku munsi. Mu makuru tubafitiye rero kuno munsi twatugiye kugaruka ku mugabo waje gukora agashya ubwo yajyaga gucyura umugore we yitwaje peteroli cyangwa se esase n'inyundo. Gusa akaba atari ayo makuru tubafitiye gusa, tukaba tugiye kugaruka dore ko kuno munsi aribwo haje kuvumburwa igihingwa kidasanzwe, bavuga ko icyo gihingwa cyaba kizagirira akamaro gakomeye cyane igihugu. Kuri uyu munsi rero nibwo habyutse hajya hanze, dore ko umugabo yagiye gucyura umugore we wari warahukanye yitwaje esase n'inyundo. Twavuga ko rero ari amakuru yaje kujya hanze muri iki gitondo, aho uyu mugabo yaje kwerekeza iwabo w'umugore we kwa sebukwe yitwaje inyundo ndetse na esase. Ni mu gihe bitaje kumugendekera neza, dore ko yaje kuhavana urwo gusenya, dore ko uyu mugabo yaje gutemwa na sebukwe we akamutema mu mutwe. Ibi byabaye mu karere ka Ruhango, aho umugabo wo mu murenge wa Mwendo mu gucyura umugore we yagiye yitwaje inyundo n'akajerekani ka esase. Ahageze ashaka kurwana, sebukwe amutema mu mutwe. Twavuga ko uyu mugabo Ntezigayo Callixte utuye mu mudugudu wa Butare ya kabiri, akagari ka Nyamagana, umurenge wa Ruhango, yagiye gucyura umugore we wahukanye iwabo bigenda nabi. Bivugwa ko uyu mugabo ngo yaje kujya gucyura uyu mugore wiwe n'uburakari bwinshi cyane, dore ko ngo uyu mugabo hari ibyo yagendaga avuga ko uyu mugore yaba yaragiye amusahura, bikaba ari byo byatumye ngo atagira kwihangana ubwo yagendaga avuga amagambo atari meza. Amakuru akomeza avuga ko ahageze ngo yabwiye ab'iwabo w'umugore ko bamuha n'ibyo yasahuye mu rugo rwe, bitaba ibyo akabatwikisha esase. Umuyobozi w'umurenge wa Mwendo, aho uyu muryango wa sebukwe utuye, buvuga ko yahageze agashaka kurwanya sebukwe nawe mu rwego rwo kwirwanaho, afata umuhoro awumutemesha mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo Muhire Philbert yakomeje agira ati iyi mirwano yabaye nijoro kuri uyu wa gatandatu. Twahageze dusanga sebukwe amaze kumutema mu mutwe, tumujyana ku kigo nderabuzima cya Gishweru kugira ngo yitabweho. Muhire yavuze ko uyu Ntezigayo yaje avuga ko umugore we yahukanye atwaye ibiryo n'amafaranga byari biri mu rugo. Yakomeje agira ati yitwaje akajerekani kuzuye esase, yavugaga ko nibatamuha ibyo umugore we abatwika. Gitifu Muhire uyoboye umurenge wa Mwendo yavuze ko sebukwe wa Ntezigayo witwa Rwampundu Emmanuel w'imyaka 68 y'amavuko, utuye mu mudugudu wa Nyabisindu, akagari ka Mutarama, muri uyu murenge wa Mwendo, akimara gutema mu mutwe we yahise acika, akaba agishakishwa. Mu mirenge itandukanye y'akarere ka Ruhango hakunzwe kumvikana urugomo rwa hato na hato rwa bamwe mu bagabo cyangwa abagore bica abo bashakanye, abandi bakiyahura. Hakaba n'abagizi ba nabi bitwaza intwaro bagatema abaturage.
Twavuga ko rero ibi ari bintu bikomeje kugenda biba nabi hano muri aka karere ka Ruhango, dore ko bamwe badatinya kuvuga yuko aka karere muri ino minsi kaba karimo kagenda kagaragaramo ibikorwa bitari byiza cyane, dore yuko bamwe badatinya no kuba babigereranya n'aho aka karere kaba katakirimo umutekano mwinshi cyane, dore ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi se cyangwa kugirira nabi haba abashakanye ndetse n'abandi bitwaje intwaro bo ku ruhande bikomeje kugenda biba byinshi muri aka karere. Mu yandi makuru, akanyamuneza k'abahanzi bagerejwe laboratwari igerwaho mu gupima ubutaka. Bamwe mu bahinzi bo mu bice bitandukanye by'igihugu barishimira ko batangiye gupimirwa ubutaka ndetse bagahabwa laboratwari ibupima hagamijwe kuzamura umusaruro. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda ku bufatanye na USAID, CNF, Rwanda Fertility Company batangije umushinga wa laboratwari y'ishuri rya OSP mu Rwanda. Ni laboratwari y'ishuri izagera mu turere 14 dukunze guhingwamo ibirayi n'ibigori, ikazagera ku bahinzi 300,000. Bitezweho kongera umusaruro mu rwego rw'imirima kugeza ku baguzi kugira ngo ibicuruzwa biva mu buhinzi bikorwe neza bishingiye ku isoko. Habumuremyi Michel ukorera ubuhinzi mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera avuga ko gupimisha ubutaka bigiye kuzamura umusaruro. Yakomeje agira ati twajyaga tugira ubutaka tugahinga rimwe na rimwe bikabura cyangwa ntibikure ntumenye ngo urashyiramo iyihe fumbire, ariko kuba badupimye ubutaka byaduhaye ishusho y'uko ubutaka bwacu tuzajya tubukoresha tuzi neza ifumbire igenwa n'ubutaka. Mushimiyimana Jeannette ukorera ubuhinzi mu gishanga cya Rugende mu mujyi wa Kigali atubura ibigori na soya, avuga ko bagiraga umusaruro muke ariko biteze impinduka nyuma yo gupimisha ubutaka bwabo. Yakomeje agira ati twaje gupimisha ubutaka ngo turebe ngo umusaruro twari dufite uhagaze gute, twasanze ari umusaruro muke cyane, baduhaye ibisabwa kugira ngo tubashe kuzamura umusaruro. Akomeza agira ati twahingaga tutazi icyo ubutaka bwacu bukeneye, nahingaga nkafumbira bisanzwe ntazi ngo ubutaka bukeneye ifumbire ingana gute cyangwa byose nabimenye, ariko binteye kuba nazajya nkora nzi icyo ubutaka bwanjye bukeneye. Dr Florence Uwamahoro umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB avuga ko umushinga wo kwifashisha laboratwari ugamije gukora ubuhinzi kinyamwuga. Akomeza avuga ko abahinzi bazafashwa kugira imikorere inoze, guhanga udushya mu kwihangira imirimo mu rwego rw'ubuhinzi. Yakomeje agira ati ni ibintu byo kwishimira kuko bazakorera mu turere dutandukanye, izo serivisi zigera no ku bahinzi kandi ifumbire zikoreshwa zigenewe n'ubutaka buhari. Umuyobozi mukuru wa OSP Africa Dr Mohamed Amour Jamal avuga ko imbaraga zihuriweho zizana ibisubizo ku bibazo abahinzi bahura nabyo. Muri uyu mushinga abahinzi bazahabwa amahugurwa ajyanywe no gupimisha ubutaka n'uko bazamura umusaruro. Usibye kuba iyi gahunda itangijwe mu Rwanda, isanzwe ikorwa no mu bindi bihugu
byo muri Afurika. Muri 2016 abahinzi barenga ibihumbi 77 bo mu bihugu bya Togo, Nigeria, Guinea, Cote d'Ivoire, Burkina Faso na Senegal bifashishijwe mu gupima ubutaka hagamijwe kuzamura iterambere ry'ubuhinzi. Twavuga ko rero iki ari igikorwa cyiza cyane dore